Kadogo igihe wahereye uhanagura inkweto ntabwo urarangiza. Ntabwo nshaka no ifoto n'ibyinshi. Bose se uvuye kumuherekeza? Mvuye kumuherekeza. Amakuru se Kadogo? Babujanga. Kuri rero amayinite yanshiranye ntabwo nabashije kuyahamagara ariko nyine biraho. Ni sawa. Waza mu nzu nakubwiye. Yewe oya. Rero iki? Ahubwo se zangu tuzanye tona haruguru ise neza mu bizo. Nyine mabuja sibyo? Reka ndandabizi. Oya nkweto bubyihuri bazahanagura mu kanya. Ese mabuja. Uko urumva namendo makeya. Wowe kwinu amafaranga se ni ikibazo. Oya. Amafaranga ntabwo ari ikibazo. None se mabuja ashaka kumbwira icyo ambwiye hano hano. Oya. None se mabuja mu nzu ubwo bose aramutagaza. Oya nawe hari namuherekeje agiye ku kazi wigira ikibazo. Oya babarira cyane babarira ndanirwariye. Bisingwino. Waye mu nda. Uno mubwire. Umbwire ese mabuja ambwira hano hano. Uyu munsi se mwani. Angahe ngo amafaranga se ikibazo. Oya nawe ubwo se bose ko rwanda mu ndahanya ngaho ubuse bose aramutse aje. Oya bose nawe hari yagiye mu kazi. Ngewe nsize yuri imodoka. None se kamaze mu buzima bwa sibyo? Bose umbwiye ko urumva nk'ubu ngubu urumva mabuja mabuja cyo kumwara koko kandi mabuja uretse nyine mubwire urumva ahanga nyamara ngiye uretse ahanga nta kintu uri kuramo ahanga nta kintu kirimo ahanga nta kintu urimo ndabikora ngo buretse mubwire sibyo ubu bose aramutse aje kuko mana yanjye wigira ikibazo bose ntawe uhari yagiye mu kazi ubwo sagarutse ugatuma nyirukana ahanga rero nakoraga amafaranga yo tuntu n'utundi tumwe na tumwe nanakwirukana nanjye akoresha abandi barabashuka amara kugera mu bibazo abitakana cyangwa bakata so kuba nyene ubungu bariko ibibazo byaza ukatumigira nkaho tukiye tunamenyana ubu imyaka tumaranye ubwo urumva ibyo bintu nabibiko ibintu gusa ugamba bari kuko ariko se mpamvu n'ubundi cyo kumara ubwo se ramutaga twahereye ibyo nakubwiraga nuko twakumarira ndetse wambwirana ati hanze njye nashaka kukubwira mu nzu kandi ukomeza gutinda ntabwo oya ntabwo ari gukurikirana njye nanakurikirana ugomba kuganira ubwo se washaka bamubwira ngaha oya ndahagarira hano ibintu byabo kandi dore ndawukubwira ngo kugira ngo hari nicyo nshaka ko muganiriza hari amakuru kandi iyi hari amakuru ndetse tuba kugenda hano twakwihurira uburiri bw'imyuga ubuzima bwagangana ihari kujya muri munsi byihuse Gari basi ndo nicyo kizi simabuja ndi kubakinya ibintu numva nawe yarikoze ubwo icyo tubona ni akamawasha mamba na mugani bana mugani bibindi bura byose naza na mbere mamba ubwo se cyari cyakora ati gukora se wowe ye naho uko ugira icyo mfasha
bose mbabarira niba bashobora katavuga ati wowe Kadogo iwanyu wongera ngaze kwirwa igito kitagira umunyu nta kinyo ganga kandi urabona rero maze kuzana akazi zuko ninanjye kuri inzure ntabwo ibyo mbwira ndabizi neza nta kintu ari mu reka tujye muri salo oya ndashaka ko tujya mu cyumba none guteka reka tujye guteka ntacyo nabwo oya ibyo guteka byoroheye wanze nkorera icyo ndi kukubwira ndanagufasha ndanabyitekera umunsi ntabwo rwose amubere cyo waje ntabwo rwose amubere rwose ntabwo ntabwo rwose ngwino pe ngwino ntuzi koko witinda witinda please tujye kuba tujya muri salo oya ntasaba tujye muri salo pe oya ibyasaba byihuta ese ntabwo twaretse koko oya ngwino Vuga ese mama uko ubu rero sire ariko yarapfuye iwe ndamubwira yikoresha bigira ikibazo ese mama twaretse koko ugiye mu cyumba cy'ubu none se uwo mavusha tuzi koko mana ya bose bose dufatira ngaho ntabwo ari budufata ariko kugira vuba ntabwo nayikura ese aragufata ko yagiye mu kazi aragufata ese umugore atadusanga akatariruka nta kintu ariko yanaze cha oya mavusha oya nta kintu ariko gutwara oya rwose baturamuje ko gatatu ese wagize ivu ibyo ndimo ndakubwira none se mavusha mbese ndayikura kuva nawe uragira vuba wowe gira vuba ikizi nturatinda ndigutinda iki wakirega kuba umwana koko mbese mavusha nimba nakwiyambaje uratinda mu bijyaho amaye gira vuba mbese mavusha gira vuba ariko nakamenyero kuri wowe gira vuba amafaranga koko gira vuba ariko none se ngubu koko ese mavusha ubu se ese mavusha uwo kwako ese muri umupira umvagira vuba wowe sengeye icyo utabona ni iki ese mavusha ese umupira ubu ngubu koko ese n'ikabutura umva nabo sengeye urabona nta bivanyeho gira vuba wowe ubu koko bose aje kuko mana ya bosi yagiye mu kazi yagiye mu kazi we wigira ikibazo yagiye mu kazi se ngubu ntiyagaruka ntabwo ari bugaruke nese akazi karashoje ndamenya ngo ndetse nabigenza gute ndabikora waretse kuba umwana n'umwana ze gutema reka nkubwire ngiye wacu ibino bintu ngo bwa mbere sinzi ngo ndetse ndabigenza gute wigira vuba ndakwereka uko ndamenya mcyorocyo bikize no mara yanjye ariko waretse gutinda oya we niba ari ikibazo cya bosi uhari yagiye mu kazi ndetse ntabasha reba nk'ubu ngubu nkora akazi ka kumanywa none akazi ka bosi nkakamukorera ubu se aka kazi ka bosi mbagiye gukora uko mpamuje ariko bosi ibyo ni ibiki ariko se mpamuje abagore bo kukimutanyirwa koko ubu se bosi ntabwo hari wabyega ko mana ya wagiye ubyora ubu naguhamagaye nyobewe yuko atabikorera asa naniwe ajya gukaraba ahita ajya kuryama akabyuka ajya mu kazi none mpamuje byo bashaka no kunyara kavuze nje kunyara oya hagugira vuba oya mpamuje base ahubwo ko kunyara mbwira igishimishije ubikorera ino serivisi ndamubwira ko ngize anyongeze ese ibihumbi 10 nakoreraga nonyongeza ngahe 10 ubu none ni 20 ugira vuba ese mpamuje ngo mbigire gute none 20 cyo gukumana mpamuje umugongo yo guhitufunika nyambara databuja ukuna aza mu gitondo akangwa nimushuriza amazi ubanzana namugaye gusa nagise bitamugara ngazacaka umushira amazi muri dushe nko bose nyamushira oya none se kari akazi kaba kamumugaje ugira ngo hari ikintu akore cyangwa nakangaka oya
Taza gutunira ku mugongo mabuja. Yabaga kurase nkaba nkwiyambaje. Ahubwo Oya we mabuja reka mbe nje kuri toilette bacakuri. Oya gira. Oya reka nje kunywa mabuja. Oya buretse urajyayo birangiye. Gira vuba. Mabuja nje rwose wapi nje rwose ngamubwira sibyo. Nje rwose ngamubwira basi reka nje kunyara mitenga. Kandi byari birimo bigenda neza. Yego. Basi mabuja. Kire hasi. Umva kibaba we. Yego uri murabikora neza rwose n'ukuri. Mabuja. Uyindaya. Umva none si 20 gusa. Nangahe. Ikizeho 5 kubwizo mpamvu. None ndikubite byadanje. Umva gira ningoga hoko. Ngo no kubomora akambomora cyane. None ngo hati gikoresho. Umva ibyo nibyo nshaka hoko. Mabuja. Yareka nje kunyara. Oya uranyara iki? Basi kurinya. Oya. Ibyo byihorere wowe banze ugire. Basi kanje kwanika ziraboneka. Oya banze ugire inkweto ndazihanikira. Mabuja. Ese ndaya mabuja. Ariko naguri ndaya. Ndaya mabuja naguri ndaya ariko. None ngo mabuja. Naze ko numva umukongo utangiye kunjya. Oya ihangane ndamukandira n'iki. Oya tujya muri dushe. Muri dushe je nawe mabuja. Umva none ko n'abarengere none baze kujya n'umugore wa boss muri dushe. Mabuja reka nsohokere ngendere. Oya wigira ikibazo. Wigira ikibazo rwose. Aho sinzi ikintu ndi buguhemba uyu munsi. Mabuja ni indaya. Indaya pe. Oya ntabwo ari uburaya, ntabwo ari uburaya. Mabuja wandaya nako mabuja. Bose sibyo. Nubwambe n'ubwanyuma. Nubwambe n'ubwanyuma. Ahubwo umva ni wowe nyine. Umugabo wanjye ntajya amara agasohoka. Ninde uba hafi. Kuko bose urabikora neza cyane. Ngiye kubinyamo ngiye kwinera bamushaka. Noneho kandi abantu sizaro bagihera tuziri hanze birajagaraye Madam ito z'umukozi n'iz'umudamu biri hanze. Oya Madam hari uburyo nakomangaga hata nakiza. Narita kujya n'ingwe. Yire kamekanga ujye mu cyumba cyanjye. Narita kujya n'ingwe zizazizimo. Umugore Zizazuma kare nazo cyane. Ntabwo bijya ngo mutari kumva kumwe no cyumba. Uri kumva ko. Uri kumva ko. Ndagiye ngo tumukwiye Imana. Isi y'abakozi n'abazamenye iki. Bose ukwiye uri kumva ko. Bose usanga. Madam. Ite usijui kunde. Uko usikunde. Usijui kunde. Uko usikunde. Madam soka na koni kusacha. Soka mwanzo msani kama hivi mama. Boss. Usikoje kunde gani kukwima. Ichara hasi. Ichara hasi na dashi. Haja mino ni bikino ndikubona mu nzu yanjye. Boss zeni mabusha. Zitu. Niko. Muri mu biki. Namwe nk'abanga ngiye ku kazi stress ngo ndi guhahira umuryango kumbe n'ibintu birimo mwa muri kumwe. Madam ari muri mu biki. Nta bintu twari turimo yarajyanye. Mu cyumba cyanjye mwese mwambaye ubusa. Yarajyanye. Jeni mabusha rwose si byaba ngo ndani. Ubuse ko mwese ngiye kubirukana burundu hasigara ndi singo mu byashako ndi mu busa. Oya nukuri nta kintu twose twigeze dukora. Mwambaye ubusa. Nasize hano mwese muri mu kazi mwambaye ubusa. Boss njyewe njyanye n'ingo cyangwa zimaze kumva. Njyewe uri kundanya ku kwima. None njyanye mu cyumba cya boss wawe. Ugasanga mujya kubaza mwese mugasohoka mwambaye ubusa. Oya disize kubuya singiziriye disize kubuya basezinjiza. Mwabuca ngenda renga. Nta kintu yigeze akora. Nta kintu cyabaye. Nta kintu yakoze. Nta kintu yakoze ndi kubyumva.
noneho uretse ko turagereye hamwe mu nta kintu mu nkore bino bintu mubwire kuki mwese mwambaye ubusa wambaye ubusa n'umukozi ngo yaragiye kuba yaragiye kuba mu cyumba habamo dushe yo mu nzu irimo cyane nuko duhuriye ku muryango nsohoka yaranzaniye inkweto zo kwa ntabwo ndi kubyumva uburyo njya gushaka akazi ntabwo imihanda ikagora dore uko nabaye ndi guhahira umuryango mwe mukankora bino bose njye babana nawe uza kwinjira mu cyumba cyawe yajyanye n'inkweto oya ubu buraya ndamwanditse nabwiye no kuri kwimera nabwiye ati bose arataza oya mabya amafaranga 2020 ari hehe muri amafaranga urayabona sinjye bose n'abanyaramishe noneho gutaha zatamwe anema burundu ntabyo gutaha ntabyo muri amafaranga kandi nta nubwo oya usiragira hege ubwo n'urwa wese rwo kari rw'umugabo yubatse rwo kari rw'umugabo yubatse oya ibyo wibiteze ubwo se batumira oya fata ibintu byawe ugende nta mukozi nshaka mu akazi nzakikorera niko akazi nzakikorera ibi bintu koko uyu mugore nzamukizwa n'icyo umeze gutya aka kazi nzaza nkikorera fata ibintu byawe ucoce mu rwamo ukatasi muhereze ibintu bye byose kandi nawe tugiye kubyumvikana nawe mvuye mu rugo oya bona hantu ukoza mbona n'ahantu ashobora kubera iki se w'abagore we njya mu kazi gasigamo ariko aragenda kubera iki iyo ubona ujyamo amafaranga yarangiza agasigara mu nshingano zawe uzo nkangisha amafaranga ushatse kumbwira yuko uburaya bwawe ugiye kumva intebe muri rugo zazinya mu kazi rero umukozi musigare bikorera akazi runaka ku munsi yarangiza akaza akagukorera akazi ako wabakoze agiye kubera iki urashinjaho uvuga ko umukozi atari bwatumwe ariko aragenda niba yarakurangiye ukagaruka n'ijoro ryawe yarangiza akareba mu nshingano zawe aragenda kubera izindi mpamvu yarangiza ubwo ibyo uri kumva byumvikana ese wowe ubona inshingano zawe uzumvise ndi gucika inkono ntwara urugo ngo ntazakena amafaranga uzana n'uko ari hehe ku buryo warenda kumuha umukozi runaka nta mafaranga nzana n'urugo ari hehe amafaranga asamaze igihe kuba bakuru ntabwo byakumvikana ntahajya yasigaye mu nshingano zawe